Bakunzi batinyuka TV tubahaye ikaze kandi tubasuhuza aho muherereye hose ku mpande zigize iyi si dutuyeho, baba ari burasirazuba, abari burengerazuba, abari mu majyepfo ndetse n'abari mu majyaruguru. Turabasuhuje ababasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda ku migabane yose muherereyeho, turabasuhuje kandi tubahaye ikaze nanone, dukomeza kubifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2021 twatangiye, dukomeza kubifuriza kuwugiramo ubuzima. Tuzi iby'uyu munsi ariko ntabwo tuzi ibizaba ejo, niyo mpamvu dukomeza kubifuriza kugira ubuzima, kuko iyo ufite ubuzima uba ushobora kugera kuri byinshi bishoboka, ugakora ukiteza imbere. Nanone bakunzi batinyuka TV, twugarijwe n'akaga, twugarijwe n'icyorezo cya coronavirus. Ni icyorezo kiri ku isi yose, ni icyorezo gisaba kwitwararika ku buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka. Ni icyorezo gifata uhereye ku mwana w'uruhinja kugeza ku musaza. Ntabwo gitinya umujene ngo nuko afite amaraso y'ubusore, ntabwo gitinya inkumi, ntabwo gitinya igikwerere, ntabwo gitinya abasaza. Ni icyorezo gifata abantu bose muri rusange, ntikireba ukennye cyane, ntikireba ukize cyane. Iki cyorezo ni icyo kuringaniza abantu ku isi. Ni muri urwo rwego rero nka Tinyuka TV twagize gutya, turategura, turavuga tuti muntu ubasha gukurikira Tinyuka TV ukabasha kumva ururimi tuvuga, tinyuka, nongere mbisubiremo, tinyuka wirinde coronavirus. Ni icyorezo kibi cyane, kiratwugarije pe, kiratwugarije, kandi birasaba ko mu gihe nta muti uraboneka, nta n'urukingo ruraboneka, nubwo impande n'impande inkingo ziri gukorwa, ariko turasaba abantu gukomeza kwirinda, dusaba abantu gukomeza kwitwararika, kumvira abayobozi cyangwa se abatuyobora ku ngamba ziba zafashwe, tugasaba ko abantu babasha kubyumva bakabigira ibyabo, ukabigira ibyawe nkabigira ibyanjye, tukumva yuko iki cyorezo kitwugarije kandi ko kukirinda bishoboka. Niba hari aho ugiye, byangombwa ambara neza agapfukamunwa, kandi wirinde kujya ahantu hari ubucucike n'abantu benshi. Wirinde ubucucike, muhane intera ya metero 1 ndetse kuzamura kugeza kuri metero 2. Kandi ahantu hose ugeze, ikintu cyose waba ugiye gukoraho cyangwa se icyo wakozeho icyo ari cyo cyose, wibuke gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, kandi mu buryo buhoraho, kuko ushobora kuva gukora ku kintu runaka ukajya no gukora ku kindi kintu runaka, ukibagirwa gukaraba intoki. Rimwe na rimwe ukaza kujya wikora ku munwa, ukikora ku mazuru. Ibyo ngibyo bishobora kugukururira ibyago byo kwandura indwara ya coronavirus. Turabashishikariza Banyarwanda, Banyarwandakazi, nshuti z'u Rwanda,
baturanyi b'u Rwanda, East Africa muri rusange, abari i Burayi, turabinginga pe, turabinginga, turabasabye nka Tinyuka TV, abantu bose basha gukurikirana iyi televiziyo, nimwitwararike kuri coronavirus. Nubwo urukingo ruri hafi, ariko mu gihe rutari rwaza, ni wirinde bishoboka byose. Mu by'ukuri iki cyorezo ntabwo kitworoheye. Impande n'impande mu bihugu bigiye bitandukanye bari kugenda bashyira abantu muri guma mu rugo. Nta yindi shuwa ihari. Abayobozi batureberera nuko babona nta yindi shuwa ihari. Niba abantu bari gukomeza kwiyongera bandura ku buryo budasanzwe, nkawe ubaye umuyobozi wakora iki? Wareka abantu bose bakagomeza bakagenda bakinezeza bakishayishaye mu byo babonye ibyo ari byo byose, ubundi ugasanga abantu bose tujya tubona abantu ku muhanda bagiye, ugatungurwa no kubona umuntu aryamye ku muhanda yishwe na coronavirus, undi aryamye yishwe na coronavirus. Ibyo bintu byadushimisha? Ntabwo byadushimisha nk'abanyarwanda, nk'inshuti z'u Rwanda. Niyo mpamvu rero dushishikariza abantu muri rusange kwirinda bishoboka uko byameze kose. Ihanganire kuba bagusize muri guma mu rugo, ihanganire kuba bagusize muri guma mu karere, ihangane. Leta yacu ni umubyeyi, nk'uko ihora ibivuga, nk'uko ihora ibidutangariza nk'abanyarwanda. Ntabwo uzicwa n'inzara leta ihari. Mu by'ukuri abadafite kirengera, kuko abantu bose ntabwo banganya ubushobozi, kandi abantu bose nta nubwo kuko bazanganya n'ubushobozi, hari ukuntu leta igira gutya ikabaha ibibasha kubatunga mu gihe yafashe ingamba zo kugira ngo igerageze gukumira kino cyorezo. Nshuti yanjye, mukunzi wanjye, muvandimwe, mubyeyi, ndakwinginze, ambara agapfukamunwa, gapfuke amazuru, gapfuke n'umunwa, kandi ibyo ugerageza gukora byose, aho ugerageza kujya hose, ujye wibuka gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Kwirinda, bisubiremo, kwirinda biruta kwivuza. Dukomeze twirinde kugira ngo ntaba ari njye, ntaba ari na wowe wanduza cyangwa se ukomeza gukwirakwiza icyorezo cya coronavirus. Turabashimiye.